Nuvuga imbaraga za mbere z'agakiza ziboneka mu maraso. Imbaraga za kabiri z'agakiza ziboneka ku mwuka wera w'Imana. Umunsi wa none turaganira ku gakiza n'imbaraga zako. Imbaraga z'agakiza. Igice cya mbere twavuze agakiza no gutsindishirizwa. Igice cya kabiri twavuze agakiza n'ubuntu. Igice cya gatatu twavuze agakiza no kwizera. Igice cya kane twavuze agakiza no kwihana. Igice cya gatanu twavuze agakiza no kubyara ubwa kabiri. Igice cya gatandatu twavuze agakiza no kwezwa. Uyu munsi turaganira ku mbaraga z'agakiza ariyo ngingo ya karindwi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ndagusuhuze inshuti ya gusenga everyday. Imana iguhumugisha cyane guhitamo gusenga everyday. Twakiriye abantu muri Amerika mudukurikirana tubashimira. Imana ibahumugisha. Abari muri Aziya turabashimira kudukurikirana. Abari muri Europe tubashimira. Abari muri Afrika turabashimira ko mudugera mudukurikirana. Inshuti zo mu Rwanda turabakiriye kuri cyane gusenga everyday. Imana ibahumugisha cyane kuko ubona kuri cyane gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Mpazibirego. Pastor Dr. Mpazibirego, mwaramutse? Mwaramutse neza. Waramutse ute? Turi bazima, Imana iradukomeje. Imana ishimwe cyane. Tuguhaye ikaze tangire ijambo ry'Imana. Tugiye gukomeza ijambo ry'Imana aho twari tugeze mu minsi ishize. Twaganiriye ku ngingo nkuru yitwa agakiza. Nkuko twavuze agakiza no kwezwa, niyo ngingo ya gatandatu twari tugezeho. Turasoma urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 13 twumva uko atubwira. Umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo noneho ubw'amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjagiwe kubahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanzwe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye kugira ngo mukorere Imana ihoraho. Umurongo wa 22 aravuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Imbaraga ziboneka mu gakiza, imbaraga za mbere ziboneka mu maraso, imbaraga za kabiri ziboneka mu ijambo ry'Imana, imbaraga za gatatu ziboneka ku mwuka wera. Tugiye gutangira imbaraga za mbere noneho rero. Mu ingobyi ya Edeni, Adamu na Eva bamaze gucumura, bishe imirindi y'Uwiteka, bakozwe n'isoni, ariko ubwo bumvaga imirindi y'Uwiteka imanuka muri ya ngobyi mu mafu ya Nimusi, barihishe kuko yaramaze kwambara ubusa. Ariko Uwiteka aravuga ngo Adamu uri hehe? Aravuga ngo numvishe imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa. Aravuga ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ariko Uwiteka kubw'imbabazi ze arabitegereza, abona ko nta kindi cyahisha ubwambure bwabo, abagitungo afata imyambaro y'impa arayitegura arayibambika. Biragaragara ko kugira ngo ubwambure bwa Adamu na Eva buhishwe, nuko Uwiteka yahishe ubwambure bwabo abanjeje gutamba igitambo cy'itungo, rya tungo rimena amaraso. Narizo mpamvu itangiriro 3 umurongo wa 21 aravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu na Eva imyambaro y'impu irayibambika, rya tungo ryamennye amaraso niryo ryazanye imbaraga z'imbabazi kugira ngo Adamu na Eva babashe kubabarirwa. Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, nk'uko itegeko ry'Uwiteka ryabwiye Mose ngo Mose bwira Aroni ubwira iteraniro ryose ry'Abisirayeli mu kwezi kwa mbere k'umwaka, ariko kwezi kwitwa Abibu, mufate umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene bitaramara umwaka ariko bitagira inenge, muzawubikire. Nimara kuwubikira mufata amaraso yawo muyasige ku nkomanizo zombi z'umuryango no ku ruhamo rw'amazu mwawuririyemo.
kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu ca Egiputa nkarimbura abana b'imfura n'imfura z'uburiza rw'amatungo, nkarimbura n'imana zawo uko nshaka gusoza amateka ziciriyeho. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko muzaba mwasize amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo z'umuryango, nanje nimpagera nzareba amaraso, nimbona amaraso nzabanyuraho. Nuvuga ngo nzabasimbuka buryo kubarengera ari uko mbonye amaraso, nta cago kizagira ico kibatwara na hato. Ariko nzasoza amateka nshiriye ku mana za Egiputa. Ayo maraso azababera isezerano, nanje ninyabona ntabwo muzamukirimbutse mu mbaraga z'amaraso mumaze gucungurwa. Narizo mpamvu hano ijambo ry'Imana rivuze ngo ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjagiye kuhumanye, umubiri urahumanuka. Nkanswe amaraso ya Yesu Kristo uyitambiye Imana atagira irenge, ngo ntazarushaho guhumanura imitima yanyu ihumanye, akayezaho imyanda kugira ngo mubashe gukorera Imana ihoraho. Imitima y'abera yarahumanuwe kuko amaraso ya Yesu niyo yayejesheje ayekuraho ibyaha byayo. Ni ukuvuga ngo amaraso y'amatungo yabasha guhumanura umuntu uhumanye, umubiri ugahumanuka, ariko amaraso ya Yesu afite imbaraga wo guhumanura imitima yanduye. Ya mitima yanduye none ikezwa kugira ngo abantu babashe gukorera Imana. Amaraso rero agira imbaraga cyane yo kweza ibyaha. Nizo mpamvu hano havuga ngo erega ukurikije amategeko ibintu byose byezwa n'amaraso, kandi iyo amaraso atavuye ntabwo haba kubabarirwa ibyaha. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, kandi umwuka wera wayo wagendagendaga hejuru y'amazi, kandi uwo mwuka waba guherekejwe n'ijambo ryo kurema. Uko uwo mwuka rero yagendagendaga hejuru y'amazi, niko iyo umuntu yabaye icaremwe gisha, wa mwuka wera agendera hejuru ye, none akamwugururira amarembo y'ijuru kugira ngo abashe kurabukwa, abone mu maso h'Imana, abone ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo wa mwuka wera agafungura amarembo y'umuntu wabyawe ubwa kabiri, yamara akabona kumurikirwa. Iyo amurikiwe rero abona mu maso h'Imana mu bwiza bwa Yesu Kristo, kuko yabyawe ubwa kabiri, bigaturuka no mu mbaraga z'umwuka wera. Narizo mpamvu Abakorinto ba mbere ibice 6 hariya ku murongo waho wa 11 haravuga ngo kandi namwe mwari mumeze nk'ababandi, ariko ubu none mwaruhagiwe, mwarejejwe, kandi mwahinduwe ubwa kabiri, mwabyawe n'umwuka. Umwuka w'Imana yarabahinduye, ntabwo mukiri nk'ababandi. Bashaka kuvuga abana b'Imana bavuga ngo ni abana b'Imana, ariko babahuye n'ikibazo bakaburanira b'isi. Ni ukuvuga ngo mwe mwaruhagiwe, mwe mwarejejwe, mwe mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana, ntabwo mukiri nk'ababandi bahura n'ikibazo bakajya gutakira abanyamahanga, bagakiranurwa n'abantu batazi iby'Imana. Oya, mwe mwaruhagiwe. Iyo abakristo babiri ahuye n'ikibazo ngicyo ntabwo batakira abanyamahanga, kuko bo buhagiwe kandi ntabwo bahuriye. Abihanye bakabyagurwa kabiri, baba bahindutse ibyaremwe bisha, ntawe bagihure n'abanyamahanga. Niryo jambo Pawulo yashatse kuvuga mu Bakorinto ngo mwewe mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwabyawe ubwa kabiri, mwatsindishirizwe n'umwuka w'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo mukwiye kongera kuja kuburanira abanyamahanga ngo mubereke ibyifuzo byanyu. Iyo umuntu rero yamurikiwe, ni ukuvuga ngo Abakorinto ba kabiri bice 4:6 haravuga ngo uwo mwuka wera agera ku muntu wabyawe ubwa kabiri, akagendagenda hejuru ye, akamuhindura, akamumurikira, akamufungurira amarembo y'ijuru, yamara akarabukwa, akabona mu maso y'Imana, akabona ubwiza bw'Imana, none akareba mu maso ya Kristo akahamenya. Icyo gihe niyo abasha gukora imirimo itunganye.
umwuka wera rero usomye mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 13 haravuga ngo ariko bene data turabashimira Imana kuko uhereye mbere na mbere Imana data wa twese yabateguriye agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Agakiza Imana yabateguriye gaheshwa n'umwuka kubwo kwizera ijambo ry'ukuri. Nizo mpamvu imbaraga ziri mu maraso, imbaraga ziri ku mwuka wera, wa mwuka wera uhindura, wa mwuka wera utuma abantu bagira kwezwa kw'ijambo ry'Imana. Avuga ngo ibintu byose byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rireza. Ingingo ya gatatu rero mu ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo Kristo, Abaefeso ibice 5 umurongo wa 26 baravuga ngo kuko yitangiye itorero akemera akabambwa akaryeza, amaze kuryegesha amazi niryo jambo rye. Ni ukuvuga ngo ijambo ryeza itorero rikeza abera b'Imana. Yesu nawe agiye gusezera ku bigishwa be yarabahamagara bateranya avuga ngo ngiye kubasengera. Aravuga ngo data ubejeshe ukuri kandi ijambo ryawe niryo kuri. Ubejeshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Abantu rero barati umuntu yakwiyeza ate? Aho ngaho ku mbaraga za katatu z'ijambo ry'Imana. Muri Zaburi 119 umurongo waho wa 9 haravuga ngo umusore azeza inzira ye ate? Ariko umusore azeza inzira ye ate? Ijambo ry'Imana avuga ngo azayezesha kwitondera inzira agenderamo kuko ijambo ry'Imana ritegeka. Azayejesha kwitondera kuko ijambo ry'Imana ritegeka, niko umusore azeza inzira ye. Ijambo ry'Imana rero rireza, umwuka wera areza, imbaraga z'Imana ziboneka mu maraso. Ku bantu babyawe ubwa kabiri rero tumenye ko iyo hatabaye kumeneka amaraso, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi iyo amaraso atavuye ntabwo haba kubabarirwa ibyaha. Twemere rero imbaraga ziri mu maraso ya Kristo, twemere umwuka wera akorere muri twe. Abera b'Imana batsindishirijwe bakabyagwa ubwa kabiri bakwiriye kwemera kuyoborwa n'umwuka wera, kuko Yesu Kristo nawe yaravuze ngo ubwo umwuka wera azaza azabamurikira, azabigisha, azabayobora mu nzira y'ukuri. Umwuka wera nawo aramurika agakomeza umuntu wahawe agakiza, bikagaragara ko ari mu nzira y'agakiza. Ntabwo wavuga ngo uri mu nzira y'agakiza utayoborwa n'umwuka wera. Ntabwo wavuga ngo uri mu nzira y'agakiza utizera imbaraga ziri mu maraso ya Kristo Yesu. Ntabwo wavuga ngo uri mu nzira y'agakiza utemera ijambo ry'Imana. Ariko amaraso ya Yesu, umwuka wera, ijambo ry'Imana nibyo bituma umuntu agira imbaraga mu gakiza yahawe. Mana udufashe uyu munsi wa none abumvise ijambo ryawe kugira ngo bumve ko imbaraga z'agakiza ziboneka mu maraso, bumve ko imbaraga z'agakiza ziri ku mwuka wera n'ijambo ryawe, maze abantu babashe gushikama kuko rya jambo niryo ribakuza rikabageza ku rugero rushitse rwo gukora imirimo myiza. Imana yacu dusange twizere izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mana turagushimiye turaguhimbaje data twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu. Uyu mwanya twizeye imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo, twizeye imbaraga z'umwuka wera. Iyo twemera akatuyobora turakomera tugashikama kandi akatumurikira. Twizeye imbaraga ziri mu ijambo ryawe, ku ijambo ryawe riratubwira ngo iyo hatabaye kuva amaraso ntabwo haba kubabarirwa ibyaha. Nandizo mpamvu umwuka wera muziranenge yabereyeho kugira ngo ayobore abejejwe, maze azabashe kubageza ku Mana. Ijambo ryawe rero ridukomeze, ijambo ryawe riduha imbaraga, ijambo ryawe ritubera inyundo imena urutare, ijambo ryawe ritubera imbuto itabora, kugira ngo mu minsi ya none tubashe gutegurirwa kugaruka kwawe, maze abantu bagendeye mu gakiza babashe kuzakwakira n'ibyishimo uzagaruka mu bwami bwawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.